Mahoro y'Imana abana nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana, ariko kandi no kwizera n'ubuntu n'amahoro biri mu mwami wacu Yesu Kristo. Uherereye hehe? Ndi mu Rwanda, niho ndi kwamamariza ishimwe rye yampamagaye. Aho uri nawe nizere ko uhagaze mu nshingano zo kuvuga ibyo wapfuye akazuka, ibyo twasigiwe, twarazwe iby'ubwami bw'Imana. Dufite rero gucika intege no gusubira inyuma, ahubwo dufite gukomeza tukajya imbere, kuko aricyo duhamagarirwa n'Imana. Uri Australia, uri Canada, uri Belgique, uri Oman, uri Dubai, uri Amerika, uri mu Fransa, uri Suwede, ndabizi urankurikiranye. Uri Korea y'Epfo, uri Korea ya Ruguru, uri mu Bushinwa, Amerika Latine, muri Amerika yo hepfo. Aho uherereye aho ariho hose, nkwifurije kugubwa neza mu mwami. Reka nkubwire ko uyu mwanya nari nzanye mesaje yawe, nari mpawe ubutumwa bwawe. Nyine ni wowe unkurikiranye, ntugende utabwumvise, kuko gutungurwa mubwo benshi bagiye gutungurwa, ariko intore z'Imana Yesu yavuze ko zitazigera zitungurwa. Imana ikwiteho, kandi Imana iguhe kumvira umwuka kuruta kumvira abantu. Reka tugende, sintangira nsenga nk'uko bisanzwe, sindi bunasoze nsenga, kuko turi kwinjira mu gihe uwahekagwa agiye kwigenza. Kenshi twavugije induru ko habayeho ibihe bigoye, ngo abantu bakubita amavi mu butaka bezwe Imana ica inkoni zamba, ariko kubwo kwinangira tubisohoyemo. Gusa kuko nabonye ko bigira ingaruka kuri twese, natwe twabitambukije tudasigaye. Ni byiza ko ufatikanya nanjye kubyumva no kubyubaha no kubyumvira, kuko ari igihe cyiza cyo kwemera, kandi akaba ari igihe cyiza cyo kubaha. Iby'Imana ivuga si amasigara cyicaro, ivuga ibyo ibona kandi ivuga ibyizi. Kandi mbibutse ko iterekwa ahubwo irareba. Imana yarambwiye ngo ibihugu by'ibihangange ku isi bigiye kunyeganyezwa. Bigiye kunyeganyezwa pe. Nabonye habaho umuyaga mwinshi, umuyaga udasanzwe, umuyaga ufite imbaraga, umuyaga uremereye. Mbona uhushye, ibihugu by'ibihangange biranyeganyeza muri uwo muyaga, ariko nkabona abantu bahagaze bwuma ari bakeya. Imana irambwira ngo mbwire abantu ko igiye guhagarara kuwo wavuganye nayo. Mu mbuga z'intambara, bishyitsi n'ibyorezo bisimburana uko bwije uko bukeye, Imana izahagararana nawe. Wowe wumviye umwuka ukwezwa, wumviye umwuka ukaba imbere y'Imana, wumviye umwuka ukemera,
wumviye umwuka ukizera, yo uri umutsinzi kurushaho kandi uhawe feva ikomeye hejuru. Billy Digzo ano Billy Download Sagen nshuti z'umusaraba, reka mbabwire ko nyuma yo kumvira umwuka no kwemerera umwuka w'Imana, Imana ihaye imitaka abayizera. Hariho guhishwa n'Imana, hariho imbaraga z'umusaraba zikomeye, hariho uburinzi budasanzwe. Mwakira imitaka ivuye ku Mana, kandi impamvu z'iyo mitaka muzazirebesha amaso. Ubwo abanyamubiri namwe rero mujye kuyigura mu masoko, mujye ku bahanjuzi, mujye guhanjuza, dore ko tuvuga iby'umwuka mukumvira muri byeri, mukumvira muri misingi, kandi ntabwo ari aho tuvugira twebwe, turavugira mu isi y'umwuka, tuba twabonye ibikomeye. Muri iyi si iri gukubita abahanuzi hasi no gukubita abashumba n'abapasitori, isi ishaka ko bajya mu mworera, mu kuzimu. Itotezwa ryo mu buryo bw'umwuka ririho ku isi rirwanya ijambo ry'Imana, reka tuvuge ko nta tsinzi ihari kuri ryo. Bibiliya yarwanyijwe kuva yabaho, ba Stefano barwanyijwe Yesu akimara kuzamuka, na ba Yohana bararwanirwa, ariko umwe yapfaga amaze kubwiriza abantu barenga 4,000. Reka mvuge ngo isi na Satani n'abayikorera muri nkorabusa. Ra metolasi ebinima tankos belasaife. Ubutumwa bwiza ntibudukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese gukiranuka. Mu bihe by'akaga, mu bihe bikomeye, Imana iri kumwe n'abayo, niko yambwiye. Nshuti yanjye, burira ukagira ngo ntiburi bucya ahari, ariko reka nkubwire buracya. Kandi nibutanacya tuzimurwa mu isi tugera iwacu, aheza twubakiwe n'Umukiza. Muririmbyi aravuga ngo mu ijuru ku Mana yacu hari amahoro. Muririmbyi aravuga ngo tuzimurwa, tugere aheza twubakiwe. Ntabwo twahubatse twe, twarubakiwe aheza twubakiwe n'Umukiza. Bella de la Sibili ola kele tansifaye. Reka mbabwire, kwizera ni igiti cy'umwimerere, kiraho imbuto z'ibitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye. Turiho kuko Imana ishaka ko tubaho, turya kuko Imana yemera ko turya, si kubw'imbabazi za Satani, nta muha afite. Isi n'abayikorera muratuzengereje, ariko end time, umunsi umwe Bibiliya iravuga ngo tuzaribatira. Bibiliya ikavuga ngo tuzacira imanza abazima n'abapfu. Ni gute
uvuga ko uzi Imana ariko ukayicangamo n'imiti y'abapfumu n'abakonikoni. Ubwo Imana itwikiriye abari ije no guhana abayitobera n'abayivangira. Ntukwiriye kuvanga iby'Imana n'ibya Satani. No, ntabwo wafata amata ngo uyashyiremo amaganga cyangwa uyashyiremo amase ngo umuntu akiba kiyanyweye. Amase ni iki? Amaganga ni iki? Ni shitani, niyo myanda abantu bafata. Amata ni iki? Ni umwuka wera, ni Imana mu muntu. Meninola. Imana yo kwizerwa, Imana y'inyembaraga, ibane nawe kugeza ubwo utangara, kandi ikumvishe ibyo jye ntabasha. Ariko icyo nabasha kukubwira ni kimwe, nuko ibihembo n'ibihano biri kumwe. Nabonye umumarayika ari gutera ishinge abantu. Ndabwirwa ngo hari indwara zaturutse ku badayimoni. Abayeho gukira izo ndwara. Kubyizera ni byiza kuko birakora. Twabonye imirimo ikomeye y'Imana mu gihe twari dusumbirijwe, kandi twahawe ubugingo rwose buhoraho. Kandi umuririmbyi aravuga ngo ubwo bugingo ni Yesu. Bavuga ngo ni ukuri yinjiye mu mutima kandi yanshyizeho ubutware. Ubutware n'imbaraga n'icyubahiro bibe iby'Uwiteka nonaha n'iteka ryose. Imbaraga no kunesha n'ubutware n'icyubahiro bibe iby'Uwiteka none n'iteka ryose. Ndabizi ko uri inshuti yanjye, uherereye ahantu hatandukanye, ariko burya ntabwo ari jye, ahubwo Yesu yigeze avuga ngo uwunyemera aba yemeye Data. Ubutumwa tutambutsa kugira ngo abantu bamenye Imana, turabamenyekanisha b'Imana, turaba aba ambassador b'ijuru, turi ibikomangoma mu bwami bw'Imana, turabatsinzi kurushaho. Nyemerera rero niba ukunda Yesu, igihe ni iki cyo kumwamamaza, igihe ni iki cyo kuvuga imbaraga ze murimo. Wicika intege kuko urugendo ruracyakomeje. Inshingano wahawe mu isi ntabwo urazirangiza. Imbaraga zawe zananiwe, ariko reka nkwitangaza, aho unaniriwe niho Imana iziye kukwegurira. Amashimwe y'iby'Imana yakuremeye uyaceceka. Bwira n'abandi bose ineza Imana igira, kandi ntubabwire ibiri fagiti, ntubabwire iby'amaso areba byonyine. Babwire ko atanga n'amahoro, babwire ko ari umwami w'amahoro, babwire ko ari umwami umuntu atunga ntiyitere ishinge ngo abashe kubona ibitotsi, ahubwo asinzira kuko umwami yabimuhaye. Babwire ko ari we wenyine ukura abatindi mu mukungugu akabasiga. Babwire ko ari we wenyine ubana n'umuntu no mu rupfu igihe yaheze umwuka bakazabana. Babwire ko ari we wenyine utanga ubwenge bw'abana bwagiye. Babwire ko ari we wenyine utuma batwita akanatuma babyara. Urabukoze umurimo mwiza wo kwamamaza iryo shimwe
yaguhamagaye. Ubuntu rero n'amahoro biva ku Mwami bikomeho iteka. Mfite indi message narabwiwe ngo nkubwire ngo ibyo waburi igisubizo bije kuhabwa igisubizo nayo, kandi iyo message ishamikanye n'iyi ivuga ngo benshi bafite ubwoba bwo kurimbuka. Benshi bafite ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana yarambwiye ngo icyo yanditse yaracyanditse, icyo yasezeranye yaragisezeranye. Muntu womatanye n'Imana humura, Uwiteka ntabwo ari umuntu. Nagiye kumva numva ijwi rivugana nanjye, iryo jwi rirambwira ngo ibiha abantu bari gucamo banjye ndabireba ko bigoye. Ngo iyo ntambwe imwe rero uri gutera yo kumva ikidodo ku mutima, Imana igiye gutera 99 igusanga. Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe kugeza ubwo utangara, kandi Imana ikwagurira imbago, igukomereze amaboko. Amatwi y'abantu agiye kumva ijwi ry'Imana, kandi Imana ije gusaka fraude zo mu mwuka. Ibyo abantu babitse bitayivuyeho bigiye guteza akaga. Gutuka Imana ku mugaragaro bigiye kuzanira umuvumo isi n'ibihugu. Ibihugu bikomeye bigiye kwifata mu gahanga, abakomeye n'aboroheje bagiye kugira ubwoba. Ubuhungiro burabuze. Indwara zikomeye zigiye kwataka abakomeye, nta rukingo nta muti kugira ngo igaragaze ko ariyo nyembaraga. Reka nkubwire ngo reka nsoreze aha cyangwa se ncumbikira aha, kuko ibiri muri uyu mutwe byo ni byinshi. Ariko kuko twagiye tubona uko abahanuzi bo hambere mu gihe cy'aba Yohana no mu gihe cy'aba Yesaya n'aba Yeremiya bagiye bagenzwa, hariho no kugira ngo tugende gake kugira ngo dusohoze umurimo w'Umwami Imana. Bene da duhanganye n'umwami w'isi kandi ntiyoroshye. Reka nkubwire ko atoroshye. Rero wowe urengana, nawe udandabirana, ugasinda utanyoye inzoga, dore Imana ikuye igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byawe, igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Ngitaba uvuge ngo amen. Mwakire kurenganurwa n'ijuru abasenze, ihumure rivuye ahera, riturutse ahera, agacuku ubutabazi, imirindi y'ubutabazi ndayumva mu mwuka. Habwa umugisha rero n'Imana, unkurikirana ukagira uruhare rwo gusharinga iyi video kugira ngo abera bose bahabwe kumenya iyo bava n'iyo bajya. Ahabwa umugisha, ngusabiye umugisha bimvuye ku mutima.
ababarizwa hano kuri Riratashe Ministry, minisiteri iri kwamamaza ko abantu bakwiriye kuva mu ngeso mbi bakizera umwami. Ministry ishinzwe kumenyekanisha ibiri mu mutima w'Imana, itangazamakuru ry'ijuru rishinzwe kurangira abantu inzira yo kunyuramo. Wahisemo neza rero ku umusabone wacu. Reka nkubwire ko utibeshye, reka nkubwire ko utakurikiye ibinyoma, wakurikiye ibyanyabyo, kandi uhumure kuko ntacyo uzaba. Urarinzwe, urahagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Urahagarikiwe bitandukanye n'abisi bavuga ko bafite imbaraga ariko bugacya batakaza ibihumbi by'abaturage. Ntabwo Imana, ubugingo bwawe Satani ntabwo azabwiba ngo bikunde. Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziri mu biganza byanjye, ntawe uzazipfuvunura mu biganza byanjye. Nari ntokowe, Imana irandengeye, ntawe uzazivuvunura mu biganza byanjye. Reka nkubwire ko Imana igupfumba sitazakurekura. Hela zamo leta kasa ya boshaye. Ineza y'Imana iracyakuriho. Reka nkubwire ko ibyo unyuzemo nta ruhare wabigizemo ngo ubivemo. Aho ugeze nta ruhare wabigizemo ngo uhagere, kuko hari n'abatarahageze. Hari ushaka kwirata ubwenge bwe, hari ushaka kwirata ubuhanga bwe. Uwo mwuka uhumeka si utawuhawe, ubwo ubuhanga bwari kumara iki? Reka nkubwire ko uko Imana yabanye nawe niko igiye kongera kubana nawe. Subizwamo imbaraga, ongera ukomeze, komeza urugendo. Aguka mu izina rya Yesu. Izera imbaraga z'Imana. N'Imana yo mu misozi no mu byaro, n'Imana yo kwizigirwa niyo kwizera. Ibyo yagambiriye kuri wowe no kubikora izabikora. Ngo baravuze ngo ntaho uzagera, reka nkubwire ko uzahagera. Ngo baravuze ngo ntabwo bizakunda, bizemera, ko byemezwa n'umutware utegeka abandi bategetse. Shalom rero, wakoze kudukurikirana, ndabigushimiye, ariko nawe wigiriraga neza kuko ibi ubyumva hake. Social media nyinshi zuzuyeho umwanda, ibisyogororo, amazira ntoki, abantu bari kugutomera ibirohwa. Rero babiri cyangwa bane mwanyumvise murahagije ku by'ubwami bwa Kristo. Shalom. Ubutumwa bwacu duhabwa n'Imana, kuba umuyoboro w'Imana nakagaruka kuri mwe, kandi natwe turayemereye mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Amen.